yitwa CEO. Izina ubwaryo nuryumva CEO yitwa umuhanzi CEO, ubwo iryo zina ubundi tudimenyereye ku bantu baba bafite company, sinzi impamvu wenda yaryise, ariko araza no kuza kubitubwira muri kino kiganiro. Ngwaye ikaze mu kiganiro RBA iwacu. Murakoze cyane. Muraho neza? Muraho neza. Ikaze CEO. Murakoze cyane. Twishimiye kubana namwe. Umuntu niyumva izina CEO ubundi cyangwa CEO, ba CEO nyine ni ba boss bahantu, uri boss w'uruganda rwahawe rw'imyidagaduro, uri boss w'indirimbo zawe, bivuze ngo CEO izina bwaryo. Yes. Murakoze cyane. Ngira ngo izina ni CEO nkuko bivuze, ariko ndi CEO mu buryo bw'akazi, nkaba na CEO nyine mu buryo bw'ubuhanzi. Mu buryo bw'akazi n'ubundi ndi CEO. Yes. Ndi umuyobozi mukuru w'uruganda, mfite uruganda. Okay. Ariko twagera mu myidagaduro nkaba umuhanzi CEO. Okay. Ubwo twifatira igice kinini cyane cy'ubuhanzi nacyo tugiye kuganiraho. Ubwabyo wahuza ibyo bintu, topic yacu iravuga ngo uruhare rw'ubuhanzi mu kubaka igihugu. Umuntu ahuje ibyo bice bibiri, agahuza kuba uri CEO muri business yawe, ariko ukaburi na CEO wenda nk'izina, ubwo wanakomezanyije mu buhanzi. Ibi bintu bibiri bijyanishije, uruhare rw'ubu buhanzi mu kubaka igihugu, ubusobanuro te CEO? Murakoze cyane. Ubuhanzi ngira ngo buriya umumaro w'ubuhanzi mu buzima bw'igihugu ni ntayegayezwa cyangwa se ntasimburwa, kubera ko burya mu buhanzi hakubiramo ubuzima bwose abantu babamo, bwaba ari ubuzima buri politike, ubuzima buri ekonomike, ubuzima buri sociale, ubuzima bwo kwidagadura. Ubuhanzi rero ni inzira nziza kandi yihuse mu buryo bwo kubaka igihugu. Ngira ngo n'ubundi uburyo bwo gukorera igihugu murabuzi ko ni mu buryo bwinshi. Binyuze mu buhanzi rero ni uburyo bwiza kandi bwihuta buba bushingiye no ku muco abanyagihugu baba bagomba gukoresha bakubaka igihugu cyababyaye. Indirimbo wahimbye ni indirimbo yitwa Ndi Umunyarwanda, igaragaramo ibyiza nyaburanga, ikagaragaramo ibikorwa bishingiye ku cy'igihugu kigezeho mu by'ukuri, ariko n'amagambo ayigize akerekana gahunda z'igihugu. Uri umujene ariko uri n'umu businessman, ubihuza ute? Murakoze. Nkunda kubwira abantu ngo nta bushobozi bisaba, buri muntu wese atabona ngo abashe gushyira itafari rye mu kubaka igihugu. Udashyize itafari mu kubaka igihugu anyuze kuba umunyarwanda mwiza, nkatwe muri business ugacuruza neza, ugatanga imisoro, yashyira itafari rye abinyujije mu buhanzi, mbese mu by'ukuri njyewe mbona guhuza business n'ubuhanzi n'ubundi mbona ari uburyo bwiza kandi bwihuse nashyira itafari mu kubaka igihugu. DJ Dora wenda aragenda anadufasha kuri ayo mashusho n'ubundi y'indirimbo y'uyu mugabo yitwa Ndi Umunyarwanda. N'ubundi igitero, iyo wumva igitero cya mbere uburyo usobanura, ukajya ku gitero cya kabiri hakaza n'inyikirizo, wumva ari ibintu umuntu yicaye kuko agakompoza. Byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo iyi ndirimbo tube tuyifite iri hanze? Murakoze cyane. Ntabwo ndi buvuga ko ari umwihariko w'ubuhanga bw'inganzo cyane, nubwo nabwo bwaba burimo, ahubwo icyo mfite ntabwo ari ubuhanga cyane budasanzwe, ahubwo ndavuga ko mfite ibimenyetso byinshi bihagije bituma kwandika indirimbo nk'iyi ngiyi bitangora. Burya iyo ufite fact cyangwa se ushingira ku bintu bifatika bihari bitari bihimbano, ntabwo icyo wandika kikugora. Rero kuba dufite indirimbo nk'iyi ngiyi
ntabwo ari uruhare gusa rw'ubuhanga bw'inganzo, ahubwo harimo n'uko bitworohera ibyo twagezeho birivugira. hari ikintu uvuze ngo ntabwo ari ukuhimba gusa, ahubwo ni uko ufite icyo ushingiraho, wenda kugira ngo iyo umuntu afite ibimenyetso bifatika ntibimugora kugira gutanga ubuhamya. Reka tubijyanishe wenda n'amashusho y'indirimbo, ndetse n'indirimbo tubanze tunayumve tunayirebe, hanyuma wenda kuko ako kantu uvuze numvise karakomeye. Ati mfite ibihamya, mfite bituma ngomba guhimba, cyangwa dufite ibimenyetso bihagije bituma kuvuga ibyiza by'iwacu ibyo twagezeho nk'abanyarwanda bitadusaba ubuhanga budasanzwe. Ubutumwa bwose buri mu ino ndirimbo n'ubundi buraza kujyana kuba umunyarwanda. ngira ngo nkuko mwumviye indirimbo, mbere yo kugira ngo yenda nanavuge iby'ubutumwa bw'iterambere ndetse no kuba umunyarwanda, no kubanza gushimira, reka mbanze nshimire uyu munsi wa none. Ndashimira ubuyobozi, umurongo mwiza, umurongo w'iterambere baduhaye kandi tugenderamo. ngira ngo uyu munsi wa none nk'uko nabivuze, kuba inganzo nk'iyi yoroha ni uko tuba tufite ibihamya. uyu munsi rero indirimbo nk'iyi ngiyi numva ni igice cy'ubuhamya, cyo guhamya twebwe nk'abanyarwanda ibyiza by'iwacu. ngira ngo igitero cya mbere, nimba wacyumvise indirimbo, kiravuga ngo batuvuga batatuzi, batuzi hehe. uyu munsi twebwe nk'abanyarwanda ni twebwe dufite ibihamya bifatika by'ibyiza byacu, n'umurongo wacu n'amahitamo yacu kurusha undi muntu uwo ari we wese. wabirebera kure, ndetse rimwe na rimwe buriya umuntu ureba ibintu kure, navuga ngo hari igihe areba ibirorirori kurusha wowe ubirimo. rero mu by'ukuri iyi ndirimbo iraza ishyigikira umurongo twahisemo nk'abanyarwanda wo kuba abanyarwanda, tunashimira gahunda zisanzweho za ndi umunyarwanda. Twahisemo kuba abanyarwanda, ariko ngewe nkongeraho ngo tugomba kuba abanyarwanda badacecetse. nitwe bahamya b'ibyacu kurusha undi muntu uwo ari we wese. rero iyi ndirimbo kuyita ndi umunyarwanda ni ukugira ngo tube abanyarwanda bahamya iterambere ryacu, kandi bahamya umurongo twahisemo nk'abanyarwanda kurusha undi muntu uwo ari we wese. ni dukomeza ku gitero cya kabiri, n'ubundi ho birasobanuka neza impamvu twahise ndi umunyarwanda, kubera ko tuvuga yuko ubumwe bwacu nitwe tubuzi, isano yacu nitwe tuyizi. isano yacu rero ni ubunyarwanda. n'ujya muri chorus niho rero twavuze ngo turi abanyarwanda, ariko tugasoza tuvuga ngo turi abanyarwanda batagomba guceceka. ni ijambo rikomeye, turi abanyarwanda batagomba guceceka. turi kuganira na CEO, ni umuhanzi yitwa CEO kubera ko afite business ahagarariye, akaba ari na CEO y'uruganda rwe, n'ubundi zina CEO yarikomezanyije no mu buhanzi. harimo ikibazo kimwe ninjya aho ngaho ndimo ndibaza, ni gakeya tubona, reka mbyite ngo abanyenganda cyangwa abantu bakora business mu by'ukuri zifatika, umucuruzi tumusanga mu buhanzi atari ukubushyigikira, ahubwo arimo arabukora. wowe bite gute bishoboka? donc